uyu munsi rero ntago ndi butinde mvuga amagambo menshi cyane kuko mfite byinshi kandi byiza byo kukubwira. Uyu munsi tugiye kuganira ku ipantaro yitwa jean cyangwa se ipantaro y'ikoboyi. Amateka yayo ni maremare cyane nta nubwo ndi buyinjiremo kuko hari ababikozeho, ariko ubundi nta nubwo yitwa ama jeans, ariko reka twikoreshereze ijambo ipantaro y'ikoboyi kuko nirwo rurimi tumenyereye n'ubundi. Ariko nidukoresha n'ipantaro y'jeans ubwo uramenya ko ari ipantaro y'ikoboyi. Ngiye rero kukubwira amwe mu makosa akorwa n'abantu n'utuntu tumwe na tumwe abantu batajya bamenya impamvu yatwo, ndetse ugasanga bimwe na rimwe turivanze. Ugasanga umukobwa yambaye ipantaro y'abahungu nubwo ibyo byo tuba twumva ari ibisanzwe, cyangwa umuhungu yambaye ipantaro y'abakobwa. Reka duhere ku bijyanye n'imifuka. Imifuka rero buriya nibitegereza neza ipantaro y'abahungu karana n'ipantaro y'abakobwa uzabona ko imifuka ibitandukanye. Icyambere, imifuka y'abakobwa iba ari mitoya ugereranyije n'imifuka y'abahungu, kuko imifuka y'abahungu yo ubona ijya kubaho minini, ndetse n'irindi tandukaniro uburyo indodo ziba ziciye ku ipantaro biba bitandukanye cyane no uburyo indodo ziba ziciye ku ipantaro y'abakobwa. No ku mifuka nuko rero akenshi uzakunda kubona ko mu mifuka y'abakobwa baciyemo urundi rudodo n'ubundi ruzamuka, nakwita ko ari nka design, ariko ku ipantaro y'abahungu ubona ari umufuka uraho udoze bisanzwe utafite n'ibindi bintu by'ibikabyo. Kereka mu myaka za 2000 niho higeze hazaho utuntu two kujya abantu bashyiraho utuntu tw'udushene cyangwa se two kujya batwaramo ibibiriti n'ibindi nkabyo. Hanyuma tugikomeza tukivuga iby'ikibiriti, hari agafuka gatoya kaba ku ipantaro y'ikoboyi. Akenshi abantu benshi bakunze kwibaza ngo agafuka kamaze iki. Bamwe rero bakajya bibaza ngo ubundi bagashyireho iki, n'umurimbo cyangwa niki. Ubundi bwa mbere bikiza turiya dufuka twaragenewe abantu banywaga itabi, ko twadutse mu myaka y'1900 gutyo 90 n'ibindi. Baravuga bati reka tugenere abantu bashyiramo ikibiriti cyangwa se briquet yo kugira ngo batazajya bayita, kuko bashyiraga mu mifuka minini bigatakara. Hanyuma rero turiya rero dushyirwaho muri ubwo buryo. Nyuma abantu bagenda bacika ku kintu cyo kunywa itabi ari benshi, ariko turadufuka tugumaho. Impamvu yindi yatumye tugumaho nuko sida yari imaze gukwirakwira mu isi. Hanyuma baravuga bati mu rwego rwo kwirinda sida kare agafuka mujye mushyiramo agakingirizo. Nuzajya ukabona rero ntuzajya uvuga ngo akagafuka ntacyo kamariye. Uzina nitegereze neza ku mapantaro y'abakobwa turadufuka kenshi usanga tutariho, ariko ku mapantaro y'abagabo usanga ari two twinshi. Gusa mbere amapantaro y'abakobwa yakorwaga turadufuka twabaga turiho, bitandukanye n'ubu ngubu ubona tugenda ducika. Hanyuma ntarajya kure y'imifuka, reka nanone nongere ngaruke ku kintu kigendanye naho imifuka ishobora kubiteretse, bityo bigatuma wambaye ipantaro ikaba yanatuma ugaragara nk'uko utari, cyangwa se umuntu umwe yakora akavuga ngo wabaye nk'umukobwa cyangwa undi akavuga ngo wabaye nk'umuhungu. Buriya imifuka yegeranye ni imifuka y'abakobwa. Nujya kureba ku ipantaro yawe ukabona imifuka isa nk'iyegeranye cyane, uzatumenya ko iyo pantaro ari y'abakobwa. Ariko imifuka itandukanye iba ari imifuka yagenewe ubundi amapantaro y'abahungu. Bityo rero nujya kuyambara uzahita unabibona ko umukobwa wambaye ipantaro ifite imifuka yegeranye aba afite amataye n'ikibuno ubona kimeze neza kurenza umukobwa wambaye ipantaro ifite imifuka itandukanye. Biterwa rero n'icyo ukunda, ariko hagati aho umenye ko uzajya bikora ubu uzajya umenya kubitandukanya. Hanyuma ikindi, buriya abantu barebare n'abantu bagufi ntabwo bagenewe amapantaro ameze kimwe yo mu bwoko bwa jeans. Ahangaha icyo ugomba kumenya nubwo ubu ngubu ubona ko amapantaro agezweho ari ku bakobwa aya ngaya bita high waist azamuye ubona agera hejuru, umukobwa yambara agatebeza ukabona ni byiza. Ari amapantaro yagenewe abantu bafite hejuru hagufiya ugereranyije no hasi, kuko iyo yambaye agatebeza atanda kuba muremure, uhita ubona yabaye muremure kubera ko iba yazamutse ikamuhereza amaguru asa nk'ari maremare. Kandi burya umuntu wese ufite amaguru maremare nyine uhita ubona ari muremure, niyo yaba atari muremure ariko ubona afite ukuntu afite igihagararo kirambuye kurusha wa wundi ufite hejuru hagufiya no hasi ahantu haringaniye ku buryo ushobora gupima ukabona ni mbese arangana hose. So rero ahangahe kigomba kumenya, niba uri muremure ugiye kugura ipantaro, irinde kugura ipantaro ya high waist, kuko noneho nuyambara uzaba ikimanuka ku mugane wa wundi, uzaba uri muremure cyane kurusha abandi bantu. Ahubwo wambara ipantaro zagenwe zisanzwe zifite urukenyerero rwo hasi ugereranyije n'izi zindi za high waist. Bityo rero umenye kubitandukanya kuri aya mapantaro ya jeans. Reka twikomereze noneho tujye ku mapantaro afite hasi harehare, aya dukunze kwita ngo ni amapantaro ya pati. Ni ukuvuga iki? Niba uzi neza ko ukunda ipantaro ya pati, irinde kuyambara n'urukweto rwo rugufi, kuko urukweto rwo hasi kuri pate ni nkaho uba umeze nta kiburi gukora. Ziriya pate zagenewe abantu bambara inkweto zifite agataro byibuze zituma yegera hejuru, bityo bigatuma na style yayo igaragarana ubwiza, kuko uri kubona nyine pate uko imeze. Ariko iyo wambaye pate ikagenda ikubura hasi ukagenda ukubura umuhanda wa leta, naho urabyumva biba byamaze kuba ibindi. Icyo ugomba kumenya cyo nuko niba udashaka pate ushobora kugenda ukayihinduza ukayigira ipantaro y'icupa cyangwa se ipantaro yegereye ku buryo ushaka kwambara udukweto two hasi umuntu akabona nta nicyo bitwaye.
hanyuma ubwo twahise tugerana no ku mapantaro adufashe. Niba wambaye ipantaro yo mu bwoko izi ngizi bavuga ngo ni amacupa, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ugomba kwambaraho urukweto rugukwira. Apana bya bintu byo kuvuga ngo urambara igikweto kitagukwira. Nyaboneka ipantaro z'icupa zigendana n'udukweto two hasi, zigendana na bote zifashe umuntu, ko niba ugiye kwambara bote ukambara bote ikurekuye, umuntu wese azajya abona atazi ibyo ari byo, kandi ngo wambaye icupa. Ariko niba wambaye ipantaro imanutse igufashe cyane ugashyiraho bote, umuntu azabona bisa neza kurusha wa wundi wambaye igipantaro kirerete cyangwa se kirekuye. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi ku muntu ugira ipantaro y'ikoboyi, ipantaro y'ikoboyi uzajya uyimeshesha isabune iri naturelle itavangiyemo ikintu na kimwe. Hano mu Rwanda aho turabyoroshye twavuga ngo ni isabune za Tembo. Niba ushaka kumesa ipantaro y'ikoboyi ukajya kuyimeshesha ibindi bintu byongerwa mu myenda kugira ngo imyenda ihinduke, uzaba uri kuyica, uzaba uri kuyihindura. Ni hahandi uzasanga amapantaro y'ubu ngubu agerwaho, usanga umuntu ayimeshe rimwe yayinika muri uwo mucyo agashyiramo amazi ashyushye ikahita kweduka, ikaba mbi, ikahita isaza. Meshesha isabune isanzwe kandi wirinde kuyanika ngo itinde kuzuba. Abahanga bemeza ko buriya ngo iyo ufite ipantaro y'ikoboyi ukayanika ariko wabona yumutse gakeya cyane cyane mu rukenyerero, aho kugira ngo irinde yumira kuzuba ukayikuraho ukayitera ipasi hanyuma ukayireka, ngo nibyo byiza kurenza kuyiriza kuzuba umunsi wose, kuko iriya zuba ryinshi rirayangiza. Utwo rero n'utuntu tw'ingenzi nakubwira wakagombye kumenya kubijyanye n'amapantaro y'amakoboyi kugira ngo ubutaha nawe uzajya uba ufite ipantaro y'ikoboyi uzajya umenya uburyo uwitwara. Reka nawe niba ufite igitekerezo kubijyanye no kwambara ipantaro z'ikoboyi cyangwa se ku ikoboyi muri rusange, wabitubwira unyuze muri comment, ndetse ntiwibagirwe gusangiza iyi video bagenzi bawe, yaba inshuti, abavandimwe, abo muri kumwe n'abandi bose wumva byagirira umumaro. Ubundi tuzasubire ubutaha.